ariko nibanda Yesu yabereye inkora mutima abumva Yesu yarababereye inkora mutima bahaguruke batera haleluya Amen. Yesa Amen Awe nawe nazamemukira azaberuhungiro ntabwo nzavaho Yesa nawe nazamemukira azaberuhungiro umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye umwami we umwami ni igitare gikomeye umwami ni igitare gikomeye dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 11 umurongo wa 22 turageza hepfo kuri 24 ibice 11 byakozwe n'intumwa umurongo wa 22 turageza hepfo gato kuri 24 nitwa Hategekimana Cyprien umukristo mu itorero rya Nyarugenge niho nsengera haravuga ngo iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itorero ry'i Yerusalemu batuma Barinaba muri Antiyokiya asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera abantu benshi bongererwa umwami Yesu ariko umurongo wa 23 turusubiremo uravuga ngo asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu haleluya amen kuguma mu mwami Yesu ni ijambo turagarukaho cyane rihagarariye ayandi yiyongera ku yandi batuganirije yo kurwana urugamba no kurunesha ni iringiri rivuga ngo mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu amen haleluya niyo mpamvu nta ndirimbo turirimbye ivuze ngo ntabwo nzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro ariko aravuga ngo nawe ntabwo azamemukira haleluya kino cyanditswe dusomye ni amakuru y'uburyo mu gice cya 7 n'icya 6 cya hano mu byakozwe n'intumwa nibwo ubona Stefano noneho mu gice cya 6 n'icya 7 nibwo ubona uburyo niwe warenganirijwe Yesu burya bwa mbere noneho akarengane katewe n'ibya Stefano katumye abitorero rya mbere
uvuga mu kinyejana cya mbere binjira mu karengane cyangwa ko gutotezwa. Noneho bituma habaho gutatana. Uko bagendaga batatana rero abo bizera ba mbere cyangwa abakurikiye Yesu wa mbere, uko bagendaga batatana baje kwisanga bageze aha hitwa muri Antiokia bitewe n'akarengane. Ariko ikintu natangariye Imana cyane, nta kintu Imana ikorera guhora. Urumva mu karengane abitorero bumvaga ko bari kubabazwa, ni nako byari biri. Wanabona yuko igihe cy'itorero cyari kuba gishize bitewe n'ibintu bacagamo. Ariko ikintu gitangaje, Imana irareka bararenganwa, iranareka bagira gute, baratatana. Ntiyanagenda ngo ibuze ababarenganya, ibuze n'abatuma batatana abari bigenda ifate, ahubwo Imana irabyemera. Ariko Imana mu kwemera ko batatana, Imana mu kwemera ko barenganywa, nabyo iravuga ngo ibi nabyo nzabibonamo inyungu. Nabyo Imana ivuga ngo ibi nabyo nzabibonamo inyungu. Noneho ngo uko bagendaga batatanywa barenganywa, aho bageze bakavuga ubutumwa. Muramurikiye? Aho bageze bakavuga ubutumwa, aho bageze bakavuga ubutumwa. Noneho hano twasomye bavuze ngo iyo nkuru irumvikana. Nuba inkuru y'ibyo bakoraga irumvikana, ngo iyo nkuru iragenda ngo igera mu matwi y'abitorero ry'i Yerusalemu. Ruvuga ngo abari barasigaye batatatanye basigaye i Yerusalemu, ngo iyo nkuru yaragiye ibageraho y'ibyo bakora, yuko aho bageze babwiriza ubutumwa, aho bageze bavuga izina rya Yesu. Noneho ngo aho bageraga hose bakavuga ngo abantu bizeraga umwami Yesu. Aho bageze bavuga abantu bakizera umwami Yesu. Aho bageze ngo abantu bakizera umwami Yesu. Noneho ngo iyo nkuru yuko aho bageze bakavuga abantu bizera umwami Yesu miza kumvikana, igera mu matwi y'abi Yerusalemu. Uvuga ngo igera mu matwi y'aba Petero, igera mu matwi y'aba Barinaba. Noneho ngo iyo nkuru imaze kumvikana, ngo bango reka dutume Barinaba, uri umugabo twasomye, reka tumutume agende ajye mu itorero ryo muri Antiokia atumenyera amakuru yuzuye y'ibintu byabaye. Biravuze ngo Barinaba aragenda, twasomye ngo asohorayo cyangwa ngo asohoyeyo. Ngo asohoyeyo ngo arabitegereza, asanga ibyo bababwiye, ibyo bumvise bari Yerusalemu nibyo koko byagize gute, byabaye. Ngo asanga abantu barizeye, asanga itorero ryaragwiriye muri ako karengane, ntabwo ryashize. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo agezeyo yitegereje ukuntu bizeye umwami Yesu. Ngo hariho utuntu tubiri natkunze cyane. Ngo yasohoyeyo ngo ababonye uburyo bizeye umwami Yesu. Bibiliya yavuze ngo aranezerwa. Uziko tugomba kwizera umwami Yesu kugeza ku rwego abantu batubona. Haleluya. Bakabona umuntu bw'Imana twahawe. Sinzi iyo bambonye niba babona ubuntu bw'Imana. Iyo mwebwe babonye babona ubuntu bw'Imana, turi mu mwenda. Tugomba gukizwa tukagera ku rwego n'abapagane batureba bakanezerwa. Tukagera ku rwego natwe ubwacu turebana tukumva turanezerewe. Haleluya. Noneho ngo yasohoyeyo ngo abitegereje, Bibiliya yatubwiye ngo kandi ari babitegereza ngo yababonyemo ubuntu bw'Imana. Haleluya. Kuvuga ngo Imana iduha ubuntu bugaragara, iduha ubuntu bwagaragarira abantu bakureba bakabona ubuntu bw'Imana. Ari ndirimbo ivuga ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga twemewe n'Imana ihoraho, kubw'ubuntu bwinshi
gusaga twahawe gukorera Imana kubw'ubuntu ngo abitegereje ngo yumva abonye ubuntu bw'Imana ngo abonye ubuntu bw'Imana muri bo Bibiliya yatubwiye ngo aranezera. Haleluya. Amen. Abantu bakabaye batureba bakanezera ntibababare bakumva baranezerewe. Bibiliya yatubwiye ngo ubutumwa yababwirije rero amaze kubona ukuntu bizeye abonye ukuntu bameze ngo yarababwiye ngo Bibiliya yatubwiye ngo abahugura bose. Buriya ririya jambo urabona ni interuro ngufiya cyane. Abahugura bose. Guhugura bakoresha amagambo menshi hano ntabwo ubu tuyafite, ariko yababwiye ibintu byinshi cyane kuko arimo abahugura nyine. Ababwira uko kugendera muri Kristo, ababwira umwifato, arababwira arabahugura arababwira ati mwakoze neza gukizwa, mwakoze neza kwizera Umwami Yesu, nta ngaruka muzagira, ntabwo muzabyicuza. Abahugura n'amagambo menshi, ariko mwarangije kubahugura cyangwa muri ayo magambo yabahuguje ngo arababwira ati noneho mugume mu Mwami Yesu. Haleluya. Kandi mugumemo mumaramaje mu mitima yanyu. Yesu nashimwe. Amen. Uvuga ngo umukristo wo muri ADPR umaze imyaka 10 yizeye cyangwa umaze imyaka 20, sinzi ko wabona irindi jambo wamubwira, sinzi ko wabona irindi jambo wamusomera uretse kumubwira ngo guma mu Mwami Yesu umaramaje mu mutima wawe. Ubusa umuntu yababwira iki? Abantu muri kubaka etaje noneho ubwo umuntu yababwira iki? Nk'umuntu watangije ahangaha akahaza, urabisi ko iyo tujya ahantu tugenda turi bake. Nk'umuntu wahageze mukihatangira akaza wenda muri korali ya mbere yahaje kuhavuna, akaba ageze ku rwego noneho abona mugiye kwinjira mu rusengero rwa etaje, urumva wamusomera iriya jambo uretse kumubwira ngo guma mu Mwami Yesu kandi ugumemo umaramaje mu mutima wawe. Ubwo se abantu bacishwe mbere ya jenoside wababwiriza iki? Kwari abazamani ko amagambo yose bayazi, ariko ikintu Imana yavuganye n'umutima wanjye yambwiye ngo mbwira abantu mwese ngo dufite umukoro wo kuguma mu Mwami Yesu tumaramaje mu mitima yacu. Imana ishimwe. Ubwo mwamaze kwizera nta bundi butumwa twababwira, nta bundi butumwa mukwiye kumva uretse kubabwira ngo guma mu Mwami Yesu kandi ugume mu Mwami Yesu utisigaje, nta gice usize, ugume mu Mwami Yesu umaramaje mu mutima wawe. Yesu nashimwe. Iyo bavuze iryo jambo kuguma, muramurikiye neza, humvikana irindi jambo ryitwa kujya. Kujya, kuguma, hasha no kumvikana irindi jambo kuva. Murabyumvishije? Nuvuga ngo tuvuze ngo Cyprien yagumye Sejemu, humvikana ko yavuye ahantu akaza akahagera, yagera Sejemu akahaba akabahaguma. Ntabwo waguma ahantu utagiye. Muramurikiye? Nuvuga ngo umuntu ubwirwa kuguma muri Kristo nuwagezemo. Utaragezemo ntabwo wagumamo, kandi nanone utaragezemo ntabwo wavamo. Humvikana ko navuye ahantu nkaza nkagera ahandi, noneho ubu ninza kugenda ndanaza kugenda kare, hari umuntu ushaka kujya gutabara ntibize kubatungura, ariko nimara kugenda muravuga ngo Cyprien yagize gute? Yagiye. Ariko ubu nuko baravuga ngo Cyprien ari ubu ndi hano mu kanya ndagenda. No muri Kristo rero kugira ngo ugumemo nuko ugomba kuba waragize gute? Waragezemo. Noneho umuntu wagezemo bari kumubwira ngo ugomba kugumamo, ntabwo wemerewe kugira gute? Kuvamo. Hano hari kugira ngo nze kugaruka kuri iryo jambo ryo kuguma,
kumvikana icyo kintu nyine kuguma n'ahantu wageze. Ubundi kugera muri Kristo ntabwo ari urugendo rw'umunsi umwe. Ntabwo wagenda urugendo rw'umunsi umwe nguvuge ngo wageze muri Kristo. Ni intambwe umuntu agenda atera. Hari ndivuga ngo misemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke sinzava mu gakiza ke. Nuvuga ngo kugera muri Kristo no kuba muri Kristo Yesu ni urugendo nkora. Ni urugendo nkora buri munsi nk'abafite intambwe nagize gute nateye mba muri Kristo Yesu, ngera muri Kristo Yesu. Ariko kugira ngo ugere muri Kristo Yesu, murangurikiye, hari amagambo Yesu we yivugaho, hari nayo abahanuzi bamuvuze. Mu magambo we yivugaho ngiye kubasomera intambwe 7 zo kugera muri Kristo. Mu magambo we yivugaho aravuga ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nagize gute namujyana. Ubu mwese impamvu muri hano mwaciye mu nzira muri mu munsi, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Abantu mwese muri aha igihe mwasaga hano, impamvu nta n'uwo batangiriye nuko mwaciye hehe? Mwaciye mu nzira. Ariko muri indi jambo Yesu yivugaho aravuga ngo ni injerembo. Murangurikiye, umuntu niyinjira muri nge azagira gute? Azakizwa, azinjira kandi agire gute? Kandi asohoke. Iryo jambo nanjye ndimo ndisoma numvishe rimvangiye cyane. Nabwo nese bari kuvuga ko umuntu agera muri Kristo akongera agasohoka akavamo. Natabawe n'indi Bibiliya igira ubusobanuro, niyo yandengeye. Nibaza ukuntu umuntu yinjira muri Kristo yamara kongera agasohoka. Ndapfuye noneho urwa ngo umuntu yahora yinjira agasohoka, akinjira agasohoka. Nimo nsomye Bibiliya ifite ubusobanuro, nsanga baravuga ngo impamvu bavuze ngo umuntu azinjira muri nge kandi asohoke, nsanga baravuze ngo muri Kristo ni hagari. Murangurikiye neza, ngo kandi umuntu winjiyemo abona n'ibyo akeneye byose. Amen. Numva iryo jambo ni ryiza cyane ko muri Kristo ari hagari. Iyo hari igihe mba ndi gusoma ijambo ry'Imana numva binza ni ibintu byinshi cyane, none nazajya no kubwiriza numva nanone haje ibintu byinshi cyane. Biba bisaba ko uwo munsi Imana intabara. Ubu nabwo nabyumvishije Imana intabara kugira ngo ntaraza abantu mu rusengero cyangwa nkabicira igihe. Ariko mu bantu Yohana yeretswe hariya mu byahishuri mu gice cya 7 yaravuze ngo mbona abantu benshi cyane umuntu atabasha kubara. Murangurikiye neza, muri Kristo ni hagari ku buryo habamo n'abantu umuntu atabasha kubara. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu n'umuntu utarajya muri Kristo harimo umwanya we. Kandi muri Kristo ni hagari ku buryo nta mbutiyaje ibamo. Nta mbutiyaje ibamo. Abantu bose bo mu mahanga yose bajyamo bagakwirwamo. Abirabura bagakwirwamo, abazungu bagakwirwamo, abarabu bagakwirwamo, abantu bo mu mahanga yose. Impamvu Yohana yaberetswe ni ukuvuga yuko abo bose ngo yarababonye, ngo aravuga ngo bariya bavuye, aba ngo bariya nabavuye muri urya mubabaro wo mwisi. Ariko aravuga ngo mu mubabaro wabo baramesaga, bameseye imyenda yabo, ibishura byabo, ngo kugira ngo binjire muri rwa rurembo, ngo ntibazicwa n'inyota ukundi, ngo n'icyokere n'imbeho n'izuba ngo ntabwo bizabica. Yesu nashimwe. Cyo nshaka kubabwira iryo jambo rivuga ngo ni injerembo, n'iryo rivuga ngo umuntu niyinjira muri nge azakizwa. Biri kumvikana ko Yesu ari kuvuga ngo ni nje nzira. Murangurikiye neza, noneho kugira ngo ugere muri Kristo Yesu ugomba kumumenya nk'inzira. Hanyuma iyo nzira ikakugeza mu irembo. Haleluya. Wagera ku irembo, iyo mushatse mwaza hano seje
mwagera hariya mukaguma ku irembo. Ubwo se umuntu waza akaguma ku muryango mwajya ngo kutinjira, kwinjira nibye ashatse yakwinjira cyangwa ntabwo yagira gute, ntabwo yakwinjira. Murankurikiye? Noneho iyo nzira irakujyana, niwe nzira. Murankurikiye? Ikakujyana ikakugeza hehe? Ikakugeza ku irembo, kandi ari nawe rembo. Noneho intambwe rero ya kabiri yo kwinjira muri Kristo Yesu yitwa kwihana. Kugira gute? Yitwa kwihana. Kugira ngo winjire muri Kristo bisaba kugira gute? Bisaba ko wihana. Icyo rero nicyo gikomeye cyane, nicyo kigoye cyane, kuko kwihana ni ikintu nge nikorera. Yabavuze ngo kwihana ntabwo ukoze ikitari icyo wahanwa. Ntabwo mubyumvishije. Noneho kugira ngo winjire muri iryo rembo, murankurikiye neza, bisaba kugira gute? Bisaba ko wihana. Buriya rero umuntu ashaka kubara n'imyaka n'icumi na 20 na 30 atarinjira muri Kristo. Cyakoze aba mu bakristo ariko atarinjira muri Kristo, kuko yanze kugira gute? Yanze kwihana. Kugira ngo rero ugere muri Kristo, intambwe ya kabiri ugomba gutera, ugomba kwihana. Nibwo butumwa muzasanga narimo ndeba muri Yeremiya, sanga ngo Imana yajyaga ituma abantu b'abahanuzi ngo ikabazindura mu gitondo, igaga mugende mubwira abantu bihane. Ni nabwo butumwa Yohana nawe umubatiza yaje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute? Buri hafi. Na Yesu aje arongera avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bugize gute? Buri hafi. Na Petero arimo abwiriza handi ku irembo, bamaze kuzura Umwuka Wera, mu butumwa yababwiye ngo nimwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ukwizituruka ku Mwami Imana. Kugira ngo winjire muri iryo rembo cyangwa winjire muri Kristo, ugere muri Kristo Yesu, bisaba yuko utera iyo ntambwe nanone ya kabiri yitwa kugira gute? Yitwa kwihana. Bisobanuye gupfa ku cyaha. Muramuriki? Nicyo kintu gikomeye cyane. Uwitwa Zakayo nicyo yakoze. Muramuriki? Nicyo Zakayo yakoze, ngo yemeye gupfa ku cyaha. Kandi iyo bavuze gupfa ku cyaha, nta muntu upfa aseka. Ushaka kumasizwe wigeze upfa sinda, ariko ntago wapfura imuseka, upfurira. Nukuri ngo waburi mupfa, wapfura imuseka. Uri mureka ubusambanyi bwakuryoheraga, uri mureka inzoga yakuryoheraga. Iyo umuntu wese apfa babaye, yaba wenda ari no nta nubwo noneho ari ukwicwa, murankurikiye neza, byaba byoroshye n'ukwiyica. Iyo umuntu yica arababara Fabri, ntago wabuzwa n'ikisi. Hano rero bari kuvuga ngo kugira ngo ugere muri Kristo Yesu, indi ntambwe ya kabiri ugomba gutera yitwa kwemera gupfa ku cyaha. Murankurikiye? Ubwo ngiye gusoma imirongo ntago mwakaha, kuko ahangaho kwemera gupfa ku cyaha, Zakayo ngo yari yarambuye abantu. Ayo makuru nimuyibutse ngo yemeye gutanga ibyo byose. Erega kwe bitangaga byaragabanyuka, nose byariyongeraga arimo bitanga, ariho abantu ngo 4. Urumva wowe niba warambuye abantu kaburimo ubariha 4, ureba umuntu waramwambuye miliyoni 4, ugomba kumwishyura 10 na singahe? 16. Ngo waburimo wumbuka n'ugupfa. Bisaba gupfa ku cyaha rero kugira ngo ugere muri Kristo Yesu. Murankurikiye neza? Kwemera kwihana. Icya gatatu cyangwa indi ntambwe ya gatatu umuntu atera kugira ngo agere muri Kristo Yesu, bisaba kwizera Imana imwe yonyine ishobora byose. Murankurikiye neza? Kwizera Imana imwe ishobora bingahe? Ishobora byose. Yo witegereza ubuzima bw'abantu benshi, ntago ari bakeya,
usanga bwarabaswe no kuba mu bigirwamana. Iyo rero ushaka kugera muri Kristo bisaba kwizera Imana imwe yonyine ishobora bingahe? Ishobora byose. Iyo uri mureba ibyo Imana yagiye ibuza Abisirayeli, yababuzaga ngo kwibangikanya n'ibindi bigirwamana. Kuva mu itangiriro gukomeza ushoje ibyashuwe, usanga Imana itajya yemera kubangikanywa n'ikintu cyose. Imana ishaka ko ariyo yizerwa yonyine ishobora bingahe? Ishobora byose. Mu gushobora byose kw'Imana rero harimo ijambo rikomeye cyane nanjye ryantangaje. Paul yaryandikiye Timoteyo aramubwira ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye, kugira ngo Imana yiyerekane ifite umubiri, yiyerekane irya, yiyerekane bayibamba, yiyerekane bayihamba, yerekane izuka. Ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana bugize gute? Burakomeye. Bisaba no kugira ngo wizere Imana, bisaba kwemera urupfu no kuzuka kwa Yesu, kandi yarazutse udahari, yarapfuye tutanahari. Wizere ko yagupfiriye, wizere ko yanakuzukiye. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. Kenshi na kenshi ntabwo ubwonko bw'umuntu ntabwo bushobora kubyakira, bisaba kubyizera. Muramurikiye? Iyo n'indi ntambwe ya kabiri ya gatatu umuntu atera kugira ngo agere hehe? Agere muri Kristo Yesu. Iyo yitwa kwizera Imana yonyine ishobora byose. Ndimo nyireba nabonye ibintu bikomeye cyane. Nabonye ikintu Imana igaya abatunzi. Abatunzi burabazi? Ate bajya ni mubazira. Niyo mpamvu mvuga ngo ntabwo ari abantu nuko mutabazi. Abatunzi ni abantu Imana ibahe n'umugisha. Narimo ndeba ngo ikintu Imana icyaha Imana igaya abatunzi, nabonye ibintu bibiri. Sanga ngo icyambere Imana igaya abatunzi, ngo Imana yanga yuko ubutunzi bwabo babera Imana, ngo babera ikigirwamana, abari bwo bizera, abari bwo bagira Imana. Sanga ngo Imana irabyanga cyane, yanga yuko ubutunzi bw'abatunzi babera Imana. Sanga ngo icyaha cya kabiri Imana itabashakaho, nabonye gikomeye cyane, ngo Imana yanga yuko bikubira ubutunzi bwabo, bagira ubugugu ku butunzi bwabo, ngo ntabwo Imana ibikunda. Bishaka yuko ubutunzi bwabo babusangira n'abandi. Kugira ngo rero ugere muri Kristo Yesu, ibyo ni ihame rya kabiri ugomba kubaha, ugomba kwemera kwizera Imana imwe ishobora byose. Ihame rya kane bisaba ngo kugira ngo ube muri Kristo Yesu, ngo bisaba ko wishira Imana. Ugira gute? Dore ubu mwaje ahangaha kuko hari icyuma. Ibi ni byiza pe, ariko ntabwo Imana ishaka yuko uguma kuri uru rwego gusa. Hirya y'uru rwego hari urundi. Naho noneho wishira Imana, muramurikiye neza, nta materaniro yabaye, nta misa yabaye, wowe ukikorwa ngo ndishira Imana. Uzi ikintu cyantangaje? Ngo ni ukuntu Imana umuntu wese n'umupagani, burya ngo muri we harimo iyobokamana. No mu mupagane utarahanurirwa, utarasomerwa misa, utarabatijwe, utarakomejwe, muramurikiye, burya ngo nawe muri we Imana yashize mu iyobokamana. Ngo kugira ngo ube muri Kristo Yesu, ngo bisaba yuko wishira Imana. Wishira iki? Wishira Imana, ukavuga ngo uyu munsi nishira Imana. Nta matangazo yabaye, nta teraniro ryabaye, muri wowe hakabamo kwishira Imana, kandi ngo waba uri muyishira, ngo ukayishira nk'ushimwa. Iyo n'indi ntambwe umuntu atera kugira ngo agere muri Kristo Yesu. Kandi ngo igihe uri muyishira ugomba kugendana umwete. Yarambwiye ngo ujye ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa. Ntabwo ugomba kugenda nk'ufite umugayo, ugomba kugenda nk'umuntu Imana igira gute? Ishimwe. Noneho indi ntambwe umuntu atera ngo agere muri Kristo Yesu yitwa kwakira Yesu nk'umwana, akaba ari ugenga ubuzima bwawe. Buriyo
iyo ikintu cyose cyakubereye umwami, murankurikiye neza, nicyo kigenga ubuzima bwawe. Aha rero nanjye nibashije ibibazo, navuze ubuse Kristo niwe mwami wacu cyangwa dufite ibindi bintu byatugiye biribyo akaba aribyo byatubereye abami, cyangwa Kristo niwe wakubereye umwami? Iyo umuntu yakubereye umwami, murankurikiye neza, ni nawe ukugenga, ujya aho ashaka kandi ukava aho yashakiye. Murankurikiye? None ubona Kristo ari ukugenga cyangwa urigenga? Uri ikigenge cyangwa Kristo ni ukugenga? Ariko kugira ngo ugere muri Kristo bisaba yuko we akubera iki? Akubera umwami, akaba ari ugenga ubuzima bwawe. Icyo ashaka aba ari cyo ukora, icyo yanze ukacanga, kuko niwe mwami wawe. Muri kiriya gihe cyaguma mu rugo hari ikintu kimwe nize, nibwo namenye ko ntabwo Imana ikunda ko tuba ibyigenge. Muzi ko habaga inama y'abaminisitiri, yakwemera ko dusohoka tugasohoka, yakwemera ko twikingirana tukiyorosa, bavuga amasaha ntituyarenze. Murankurikiye neza, nuko aribo batugengaga. N'Imana rero ishaka kuba umugenga wa Sipiriye, murankurikiye neza, nkajya wishaka nkava wishaka, hicara wishaka nkahagarara hishaka, ikambera umutegetsi, ikambera umwami, ikambera umugenga. Iyo ni indi ntambwe umuntu atera kugira ngo agere muri Kristo Yesu. Iyindi yitwa kwemera kubaho ubuzima bwo kwezwa nk'icyifuzo cy'Imana gihoraho. Iyindi ntambwe, ubwo nshaka kuzivuga nihuta nkagaruka kuguma mu mwami ngasoza. Iyindi ntambwe umuntu atera kugira ngo agere muri Kristo Yesu yitwa kumenya gukoresha neza impano yaguhaye. Nuvuga ngo gukoresha neza impano yaguhaye ni ukuyikoresha uburyo yungura abandi kuruta uko wayikungura. Byerekana urwego ubaho muri Kristo Yesu. Murankurikiye? Uburyo ukoresha n'amafaranga burya n'impano. Hari igihe tuvuga impano mukumva guhanura no kwerekwa no kubwiriza n'ibindi, ariko hagomba kumvikanamo icyo kintu cyo gukoresha impano yaguhaye. Mu mpano rero harimo n'izi ngizi zo kugira gute n'ubutunzi burya n'Imana Imana yaguhaye. Impano, ikintu cyose cy'isumbwe ufite Imana yaguhaye, ibya ni impano. Uburyo rero uyikoresha, uburyo yungura abandi, byerekana yuko uba muri Kristo Yesu cyangwa wageze muri Kristo Yesu cyangwa utari wageramo. Noneho izo nizo ntambwe nibura nkeya muri nyinshi umuntu atera, yamara kuzuzuza neza akamenya ko yageze hehe, yageze muri Kristo Yesu. Hanyuma rero iyo umaze kugera muri Kristo Yesu, hari amagambo yankomereye cyane, nanjye numva arankomereye pe. Nabonye ikintu gikomeye ko ngo tugomba kuba muri Kristo Yesu, murankurikiye neza, noneho ngo tukaba muri we, tukaguma muri we, ngo kugeza igihe tugendera no muri we. Tugendera hehe? Tugendera muri we. Nuvuga ngo ntabwo ari ukugenda ngo ubemo gusa, ngo ugomba no kugendera muri we. Murankurikiye neza? Noneho ngo nanone ngo tugomba kuba muri Kristo Yesu, ngo kugeza ku rwego dushorere imizi muri we. Mu magambo yankomereye ni iri ngiri. Gushorera iki? Gushorera imizi muri we. Ntabwo twemera kuva muri Kristo, ngo tugomba kuba dutewe muri we, twamara ngo tugashorera imizi hehe? Imizi muri Kristo Yesu. Hari akaririmbo nakunze cyane, n'igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Ako muribagira, n'igiti cyatewe ku mugezi
n'amahoro pe, igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe, no mu kisinuma ntewe muri we, no mu kisinuma ntewe muri we, igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe, iyo ngiye kugwa arandamira, iyo ngiye kugwa arandamira, igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe, Satani yanteye ntabwo anshobora, Satani yanteye ntabwo anshobora, igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Ngo tugomba kuba muri Kristo tukaba dutewe muri we. Haleluya. None iyo utewe muri we, ushoreye imizi muri we, ibinyeganyezi iyo bije ntabwo bigushobora kuko utewe muri we. Haleluya. Iyo amapfa acanye ntabwo wuma kuko utewe muri we. Haleluya. Hariya hari ijambo rivuga ngo umuntu wizera Uwiteka, haleluya, ngo ameze nk'igiti cyatewe hehe, cyatewe hafi y'amazi. Ngo icyo giti kigiye gushora imizi, ngo cyaragiye kirashora, ariko ngo umuzi wacu, haleluya, ngo uragenda uramanuka, noneho ngo uwo muzi ngugera mu mazi. Murangurikiye? Uwo muzi uragenda ugera hehe? Ugera mu mazi. Noneho ngo kuko wageze mu mazi, ngo izuba rizava. Izuba rizagira gute? Izuba rizagira gute? Rizava. Noneho ngo n'umwaka w'amapfa nawe uzagira gute? Nawe uzaza. Ariko ngo icyo giti kubera ahantu cyatewe, kubera ahantu cyashoreye imizi, haleluya, ngo ntabwo kizita kuri uwo mwaka wacanye mw'iki, wacanye mw'amapfa. Ariko impamvu kitazita kuri uwo mwaka niyi, nuko cyatewe hafi y'amazi, nuko cyashoreye imizi mu mugezi. Ngo iyo amapfa acanye, murangurikiye neza, kiba gifite amazi gikura hehe, kiba gifite amazi gikura muri ya mazi nyine yaho cyashoreye imizi. Haleluya. Amen. Buriya rero nshaka kubabwira ibintu by'abapagane. Abapagane, ubuzima bw'abapagane bufite aho buhurira n'ubw'abarokore. Nanze kubyemera. Abarokore barapfusha n'abapagane bagapfusha. Mwari mubizi? Iyo ibiciro byuriye ntabwo byurira ku barokore gusa, byurira no ku bapagane. Indege abapagane bagendamo zimeze nk'iz'abakristo bagendamo. Nta Rwandair y'abarokore ihari, nta na Katari y'abarokore ihari. Katari ni imwe igendamo abarokore n'abapagane. Nanze kubyemera. Iyo turi mu ishuri ibizame dukora ni bimwe, nta bizame bigenewe abarokore n'ibigenewe abapagane bihari. Murangurikiye? Ngo ubuzima bw'abarokore bufite aho buhurira n'imibereho y'abapagane, birasa. Murangurikiye neza? Ariko twe dufite ahandi hantu. Yesu nashimwe. Dufite ahandi hantu duteye ku buryo iyo amapfa aje twe tubaho kabiri. Tubaho kabiri. Murangurikiye? Iyo ibyo hejuru byanze, buri giti kugira ngo kibaho kabiri ubundi. Kitungwa n'ibyo hejuru, murangurikiye neza, ariko nanone kigatungwa n'ibyo hasi. Abarokore rero, iyo ibyo hasi, iyo hejuru byanze, hasi harakora. Murangurikiye neza? Buriya rero abarokore icyo nashaka kubereka, dutungwa n'ibitoki byo hasi, n'amashu yo hasi, n'ibiki byo hasi, ibintu byo hasi mugene byose sese byera hasi. Ibijumba ni hasi, imyumbati ni hasi, ibintu byose ni hasi. Ariko reka mbabwire ikintu abarokore turusha abapagane.
tugira indi serivisi yo hejuru. Tugira indi serivisi yo hejuru. Niho dutandukanira n'abapagani. Twe tugira hejuru. Haleluya. Yo muhumure hasi n'ibyanga. Hejuru hazadutunga. Kandi hejuru harizewe hamaze imyaka myinshi yatunga abantu. Hejuru hamaze imyaka myinshi hatunga abantu. Kandi hatunze abiseri imyaka 40 ngo batabiba. Ntabwo mujibutse. Batagira gute? Batabiba badasarura. Hejuru bano ati tuzatubatekera. Batekera abantu biremera. Aho ubuzima bw'abapagani bw'abarokore butandukanira nuko twebwe tudepanda hasi no hejuru. Ariko abapagani bo badepanda hasi gusa. Ibintu byabo burya n'ibyo hasi ntago ari ibyo hejuru. Ariko twebwe tugira access, tugira uburenganzira ku byo hejuru. Nanze kubyemera. Akazi kawe nimujya mucungira ku byo hasi. Hasi hari igihe hamwaza umuntu. Ariko hejuru ntago hajya hamwaza umuntu. Imana ishimwe. Noneho rero akanyuma ko kuba muri Kristo Yesu kantangaje ngo nuko tugomba kuba muri Kristo Yesu kugeza dupfiriyemo. Ntago ari ukugumamo gusa, sino kugenderamo gusa, sino gushoreramo imisi gusa, ngo bigomba kurangira uko ugize gute upfiriyemo. Ugomba nanze gusoma imirongo na yaba myinshi cyane, ariko mu byayishora bwa ngo 14:13 harango hahirwa abapfa. Urumva ko ngo abantu bapfa burya harimo n'abanyamahirwe. Mwari mubizi ntago gupfa bundi ari n'ibyago ahubwo. Gupfa kuko mu byanga muhise muceceka, muhise munareba hasi. Hahirwa abapfa ariko kondisiyo naho upfiriye. Gupfa ubundi nta kibazo, ariko ahantu uzapfira niho ugomba gucungana naho cyane. Hahirwa abapfa bapfiriye hehe mu mwami, ngo baruhuke imiruho n'iki n'imihati. Ngo umwuka itavuga ngo iyo rero irimo kwemera ko bagomba gupfa, ariko bakanemera ko ngo bazabagize gute baruhutse. Ariko bakavuga ngo kuko imirimo yabo, haleluya, imirimo yabo bya bikorwa byabo byakoreshejwe no kwizera ngo nabyo bizagendana nabo bigize gute bibakurikiye. Tugomba kuba muri Kristo, tugaterwa muri we, tugashorera imizi muri we, ariko nanone tugapfira muri we. Hano hari abantu batari bapfa, ko ndiba mwanze kwikiriza abatarapfa. Haleluya. Mwese mwarapfuye. Oya mwabesha muriho. Cyo nshaka kubabwira, ubwo mutari mwapfa muri mwideni ryo kuba muri Kristo Yesu. Ubwo mutarapfa muracyafite umwenda. Ntabwo nge navuze ati mfite akazi gakomeye cyane, ngomba kuba muri Kristo kugeza mpfiriye muri we. Nasanze nyifite urugendo rurerure cyane. Abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu kandi mumaramaje mu mitima yanyu. Cyakubabwira impamvu nkeya gusa zigomba gutuma tuguma muri Kristo. Ubundi urakajya ahantu murankurikiye, noneho kwera intege nke bafite zo kukwakira no kugutunga, uhita uvayo. Sibyo? Ugiye nk'ahantu ukabona hari inzara kandi utinya inzara, ntago wagumayo. Murabizi? Sibyo? Ariko muri Kristo twabonye ko iyo umuntu agezemo abona ibyo akeneye bingahe byose. Ruvuga ngo ho harizewe, harihagije,
gutunga abarimo. Niyo mpamvu nta muntu wemerewe kugira gute, wemerewe kuvamo. Cyakubwira rero imigisha muri myinshi cyane igomba gutuma tuguma muri Kristo Yesu. Imigisha ibonerwa muri Kristo. Abaroma 8. Umugisha wa mbere ugomba gutuma tuguma muri Kristo Yesu. Nubwo umugisha twaboneye muri we ugomba gutuma tuguma muri we, tukagendera muri we, tugashorera imizi muri we, tukaguma muri we, tumaramaje mu mitima yacu. Umugisha wa mbere twaboneyemo nuko muri Kristo, haleluya, niho honyine Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibyaha byabo. Haleluya. Iyo usomye hano mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto, yabwiye ngo nuko umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bisha. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Uwo ni umugisha ukomeye. Impamvu tugomba kuguma muri Kristo, tukaba muri we, tukazanapfira muri we, tugashorera imizi muri we, tukaguma muri we tumaramaje, nuko muri Kristo, haleluya, iyo umuntu arimo aba bayicyaremwe gishya. Kandi muri Kristo nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi. Haleluya. Amen. Ahantu wiyungiye n'Imana, Imana ntibikikubaraho ibicumuro n'ibyaha. Aho hantu wahava. Ntabwo aho hantu wahava. Undi mugisha udutera kuguma muri Kristo Yesu nuko abari muri Kristo Yesu, haleluya, ntateka bazagira gute, bazacirwa. Paul yarabyanditse aravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazagira gute, ntateka bazacirwa. Ubwo biranavuze ngo noneho abatari muri we, kuki mujya mwumva n'ikinyuranye, bazacirwa. Niba iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abicyaremwe gishya, birasobanuye ngo iyo utari muri we uri icyaremwe gishasha. Muramurikiye? Nanone niba bari muri Kristo ntateka bazacirwa, birasobanuye ngo abatari muri we bazacirwaho iteka, ndetse hano yavuze ngo bamaze kuricirwaho. Noneho rero uwo n'undi mugisha wa kabiri tubonera muri Kristo Yesu nuko abari muri we ntateka bazagira gute, ntateka bazacirwa. Hari akarimbo twaririmbaga kera di, abafite Yesu barahiriwe kuko nta rubanza ruzabatsinda mu ijuru. Murakazi namwe? Kuko nta rubanza ruzabatsinda mu ijuru. Urumva abafite Yesu, haleluya, bagize gute? N'abanyamahirwe, n'abanyamahirwe. Undi mugisha ugomba kudutera kuguma muri Kristo Yesu, muramurikiye? Yego. Niho twahindukiye muri we, niho twahindukiye ibyaremwe bisha. Idosiye za kera, ibyaha bya kera, urubanza rwa kera, Imana irudukuraho. Amen. Imana igira gute? Imana irudukuraho. Iyo usomye hariya mu rwandiko rw'Abakolosayi nibwo utangara cyane. Ngo kuri twebwe ngo hari urwandiko rw'imihango ngo rwaturegaga. Muramurikiye? Ngo wari ufite dosiye ikuriho, idashaka kukuvaho, umuntu wundi atagukuraho, amafaranga atagukuraho,
noneho ngo iyo dosiye ngo Kristo abambye ku musaraba ngo ayishira araza ayidukura. Muramurikiye neza ngo amaze kuyishira ngo aragenda arabambwa, abambwe nayo irabambwa, atewe imisumari yaterwa imisumari, ngo apfuye arayipfana ntiyayizukana. Haleluya. Amen. Urwandiko rw'imihango rwaturegaga niho twarukuriweho. Niyo mpamvu tugomba kuva muri Kristo Yesu. Wo nundi mugisha dufite wo kuba ugomba kudutera kuguma muri Kristo Yesu. Ikindi rero gikomeye cyane, muri Kristo Yesu ndi mugisha dufite niho duhererwa uburenganzira. Haleluya. Bwo gusaba icyo dushaka cyose Imana ikakidukorera. Imana ikagira gute? Ikakidukorera. Icyo dusaba cyose niho twaherewe uburenganzira bwo gusaba icyo dushaka cyose Imana ikakidukorera. Amen. Ubu ngubu muraza gusengera ibyifuzo, murabyibutse cyangwa mwabyibagiwe, ariko impamvu murabisengera mwifashishije Yesu. Kandi ikintu gitangaje di n'abagore ubu baraza kuvuga, murabyibutsa ayo makuru, baraza kuvuga kandi bavugiremo imbere mu rusengero. Ubundi bagombaga kuza no muri abagore bebe mugomba no gushima cyane by'umwihariko. Ejo mwari mufite n'umunsi mwiza di, basi wabagendekeye neza, basi mukomeze muwishimire. Abagore buriya ngo barasengaga, ntabwo babaga bemerewe kuza kuvuga Imana, ariko bakaza kuyivugamo ijambo rimwe rikomeye cyane. Afite na ewe Imana ishimwe cyane. Noneho ngo iyo Imana yari y'abagabo b'Abisiraheli barengeje imyaka 30, ugabo hasi ya 30 mwese mwagombaga kuba mutinjiye muri no mu rugo. Abagore nabo baba baje bagombaga kuba bari inyuma yo ngiyo muri zindi sare ariho bicaye bararindira kutubaza icyo Imana yatubwiye. Ariko namwe mwiyinjiri. Imana ishimwe. Ariko n'abagore b'Abisiraheli bakagira icyo barusha none abagore b'abanyamahanga, ngo bagasenga isengesho rikomeye ngo Mana turagushimiye ko tutari abanyamahanga, basi turi abagore ariko ntituri abanyamahanga. Noneho rero twebwe murangurikiye neza, tugize ko turi abagore, tugize abatarengeje imyaka 30 n'abayirengeje ni abanyamahanga, ariko muri Kristo Yesu murangurikiye neza twahewe uburenganzira bwo kuvugana n'Imana. Haleluya. Imana ikumva abanyamahanga, Imana ikumva n'Abisiraheli. Turi umwe muri Kristo Yesu. Muri Kristo niho twaherewe uburenganzira bwo kuba abana b'Imana, niho twaherewe uburenganzira bwo kuvugira imbere y'Imana, tukayibwira amarangamutima yacu. Nitwice ahubwo Imana ikatwumva ikadukorera icyo dukwiriye gukorerwa. Mwakwemera tugakomera Imana amashyi, tugakomera Yesu amashyi watwemeye, watwinjiriye ahera. Aho nsoma amaburo natangara sanga ngo Yesu ngo yinjiye ahera, murangurikiye neza, ariko we ngo atiyinjiriyeyo we. Mwanze nabyo kubyumva, ntabwo yinjiye ahera uwinjiriye we ubwe, ngo yinjije nge, yinjiza wowe, we ntabwo yinjiye ahera ugiye kwitambirira, we ngo yinjiye ahera ugiye kudutambirira. Haleluya. Mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ahamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira mwanzi wamunyirukanaho.
Uwiteka umucamanza ambonye amaraso anshira urubanza rubi anyitukiranutse yaracunguye ngo mbure niko kunyishingira ukwada fasingipfuye yenaye yaracunguye ngo mbure niko kunyishingira ukwada fasingipfuye yenaye suturumwe. Nta kindi gitangaza kizabaho, icyo mutegereje si cyo. Igitangaza kimwe cyabaye ni kimwe, nuko Yesu asa. Nuko Yesu asa, nicyo gitangaza cyabaye, ko Yesu apfira umunyabyaha, ko Yesu yitangira umunyabyaha, ko Imana yemera umunyabyaha, ko Imana yemera umunyamahanga, umunyamahanga akabarwa akaba ubwoko bw'Imana. Icyo nicyo gitangaza gikomeye cyabayeho ku isi. Ibindi ni bitoshye, bibaye ibitangaza byaba bito. Igitangaza kimwe cyabaye nuko Yesu apfira umunyabyaha. Urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira. Ibyo habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze rwa mbere umukiza, nagaruka nzamushimira. Ibyo dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira. Ibyo habaye umunsi aruhukira mu mva, harindwa n'abamarayika be, niko yitanze wambere umukiza. Bihebe mwese mumirinyire, dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arasuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira. Ibyo hazaba umunsi tuzumva w'Imana, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingoma uwo mwami wanjye. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihamba mu mva, maze arazuka ngamuze nase nagaruka nzamushimira. Ibyo twongere tumuramburire ibiganza umwami. Twahawe uburenganzira muri Kristo Yesu bwo kwinjira heza, tukabwira Imana amarangamutima yacu. Soza hano hari utundi tuntu twiza nuko muri Kristo murangurikiye neza, niho tuneshereza Satani. Niho tugira gute? Niho tuneshereza Satani. Niyo mpamvu nuva muri we Satani ntabwo uzamukira. Mwari mwaransetse, nuva ubwarimu ntabwo bwanesha Satani, ubushumba ntibwanesha Satani, kuvuga indimi ntibyanesha Satani, no kubwiriza ntibyanesha Satani, no kubwiriza no
kubwirizwa n'ibyatumunesha Satani. Muri Kristo Yesu niho tuneshereza Satani, niho tuneshereza Satani. Niyo mpamvu nuva muri we Satani azagukubita kandi azagushobora. Ntabwo wanesha Satani utari muri Kristo Yesu. Hari abahungu ngo bagiye kwirukana dayimoni, nta nandi zina yabo nabonye ngo ni bene Sekewa, ngo niko bitwa. Ese yitwaga Sekewa, abahungu be bakitwa bene Sekewa. Noneho ngo bakabona Paulo yirukana abadayimoni, ngo akavuga ati mu izina rya Yesu dayimoni ndakwirukanye. Ngo abadayimoni kuko babonye Yesu muri Paulo bakiruka bakaguruka. Iyo Satani atubonyeho Yesu yumva dutinya. Ariko umunsi atazakubonaho Yesu, atazabona Yesu muri wowe, ntabo kubone mu maraso ya Yesu, ntabwo uzamukira. Dayimoni ngo zabona Paulo avuze Yesu zikiruka zikigendera. Bene Sekewa rero akazakora ku bantu ngo nabo baravuga ati ariko nako yazakuzirukana abadayimoni, ngo baragenda nta Yesu ntaki. Ngo baravuga ati dayimoni turakwirukanye mu izina rya Yesu wa Paulo avuga. Dayimoni ngo aravuga ati ye bati turakwirukanye mu izina rya Yesu wa Paulo avuga. Dayimoni ngo aravuga ati ngiye kubabaza ikibazo mbere ko ngenda. Yesu ndambuzi na Paulo umuvuga nawe ndamuzi, ariko mwebwe muri bande? Bene se cyangwa bashaka ari bande babura statipe, babura ahantu bari. Biravuga ngo dayimoni ngo ahita basimbukira, ngo abashanyaguriza imyenda bari bambaye. Bene se cyangwa bariruka, dayimoni ngo abirukaho, ngo abaciraho imyenda, abashanyagurizaho imyenda, ngo bagenda bambaye ubusa. Icyo nashaka kubabwira, muri Kristo Yesu impamvu temerewe kuvamo nuko muri we niho twaherewe ubutware bwo kunesha Satani, bwo kunesha abadayimoni. Nimuva muri Yesu abadayimoni bazababasha, Satani azababasha, azanabaciraho imyenda. Ariko nituguma muri we ntabwo Satani azadushobora. Ko ndi hamwe namwe ninde wabasho, ati yemwe ndaje nimukomere. Ko ndi hamwe namwe ninde wa. Nituguma muri Kristo ntabwo Satani azadushobora. Yavuze ngo nubwo intambara iturusha twe gucogora, umva impundu ziravuze, aranesheje. Yo turi muri Kristo turanesha, tukongera tukanesha, tukongera tukanesha, tukongera tukanesha, kuko Yesu ahora anesha, natwe duhora tunesha. Haleluya. Duhora turabanesha, ntabwo tuneshwa. Kuneshwa nta nubwo byemewe. Muri Kristo turabanesha. Haleluya. Niyo uneshejwe uyu munsi ejo uranesha, kuko aba muri twebwe. Undi mugisha rero twaboneyemo utuma tutagomba kuva muri we, nuko muri we, murankurikiye, harimo imigisha yose. Yose rero buriya harimo wa mwarimu n'uwanjye. Ntago dukeneye ubumwe. Ubu tugiye dukeneye imigisha muri serire zitandukanye. Ukeneye uwawe, nkeneye iwanjye. Uwo mwarimu akeneye siyo muyobozi akeneye. Ariko muri we harimo imigisha yose, ngo n'ubwenge bwose. Haleluya. Muri we harimo imigisha yose. Paul yaravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Uretse niyo mu isi harimo n'iy'umwuka. Nko kwirukana abadayimoni mu natari umwuka, ntago uriya wabona ngo tubonera muri Kristo Yesu. Muri mwe harimo ubutunzi bwose n'ubwenge bwose no kumenya, nimwe byahishwe. Ariko undi mugisha tubonera muri Kristo hadufasha kwihanganira imibabaro
hadufasha kugira gute? Uvuga ngo muri Kristo ababa muri we tugira kwihanganishwa, tugira gukomezwa no guhumurizwa, ariko abataba muri we nta kintu kibagira gute? Habundi abapagani babaho batera, menya nyamara bararenganya. Ko twe twihanganishwa tukanahumurizwa, bo bahumurizwa n'iki? Bihanganishwa n'iki? Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Ariko aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikuri musigare mwiza wa Kristo Yesu. Aravuga ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu, nari kukigwa bambara guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Ariko nubwo yari ari kukigwa cy'Ipatimu anazira anahorwa, yari afite guhumurizwa ko muri Kristo. Yesu nashimwe. Akanyuma cyane karavuga ngo muri Kristo, murankurikiye neza, muri Yesu Kristo haturinda ibyaha n'ingaruka zabyo. Haturinda iki? Ibyaha, ariko n'iki? N'ingaruka zabyo. Ntabwo haturindwa ibyaha gusa. Iyo urinzwe ibyaha uburinzwe n'iki? N'ingaruka zabyo. Uwo ni umugisha tubonera muri Kristo. Noneho muri Kristo Yesu, murankurikiye neza, muri Kristo Yesu niho dufite ikintu gikomeye, niho dufite ibyiringiro by'ubuzima buzaza. Nuvuga ngo ibyacu na Kristo ntabwo birangirira ino. Ayo makuru murayazi? Ntabwo ibyacu na Kristo ari ibintu birangirira ino. Muri we dufite ibyiringiro bikomeza ko nyuma y'ubu buzima tuzaba mu bundi buzima. Nyuma y'isi tuzaba mu yindi si. Nyuma y'ibi ngibi tuzaba mu bindi. Gahunda muri Kristo dufitanye kontara y'ubuzima bw'iteka. Ntabwo mwari mubizi. Nuvuga ngo ntabwo ibyawe na mwari, ibya Yesu na mwarimu ntibirangirira CGM, ntibirangirira mu Rwanda, ntibirangirira muri Amerika. Ibyacu na Kristo birakomeza. Muri we dufite ibyiringiro by'ubuzima bw'uyu munsi, ariko n'ubuzagira gute? N'ubuzaza nabwo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Abahugura bose arababwira ngo mugume mu mwami Yesu, mumaramaje mu mitima yanyu. Kugira ngo rero ubone iryo jambo ryo kuguma muri Kristo, hano hari icyanditswe nshaka kubaha nsoza. Se murakigera hora Abaroma. Nshaka kubabwira ijambo rimwe rya nyuma mugomba kumenya, muzajya musubiza ryonyine. Hano mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 haravuga ngo 31. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mwahabonye? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Niyo ngo hano kuri Kristo dufite uburenganzira, no ku Mana dufite uburenganzira. Niyo ngo hano ku Mana ntawaduteranyayo, no kuri Kristo ntawaduteranyayo. Kuri 33, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba? Icyo ni kimwe. Cyangwa n'ibyago 2, cyangwa n'ukurenganywa 3, cyangwa n'inzara 4, cyangwa n'ukwambara ubusa 5, cyangwa n'ukuba mu kaga 6, cyangwa n'inkota 7. Nibyo? Ibyo ni ibintu 7 bishaka gukura umuntu hehe? Muri Kristo Yesu. Ariko 3 na 6 nkuko byanditswe ngo turicwe umunsi ukira, bakudora twanishwe n'intama z'imbagwa. Hari akantu gato cyane niko nashakaga cyane. Hano baravuze ngo oya, oya. Inzara nigiza ujibwira ngo oya, sindava mu rukundo rwa Kristo. Ubukene nibuze uvuge ngo oya,
sindava mu rukundo rwa Kristo. Inkota nizo uvuge ngo oya sindava mu rukundo rwa Kristo. Ikintu cyose ntabwo cyemerewe, murankurikiye neza, ntabwo gifite uburenganzira bwo kugukura muri Kristo Yesu, kuko muri we hahishemo imigisha myinshi tudashobora kwitesha. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Muhaguruke nsenge. Icyifuzo ni kimwe, ni ukuguma muri Kristo Yesu, hatagira ikintu na kimwe kigukura muri Kristo Yesu. N'amakuba naza ntiwemere kuva muri we, harimo imigisha iruta amakuba. Ibyago nibiza ntiwemere kuva muri we, harimo imigisha iruta amakuba. N'ibyago nibiza ntiwemere kuva muri we, harimo imigisha iruta ibyago. Uwo njya nikomezaho nta wundi ni Kristo, reka mubashimire nti Yesu ni umagije, yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nukwanyuzuza n'Imana. Yesu ni yanyitangiye w'ikiru, angura amaraso ye, nukwanyuzuza n'Imana. Yesu ni umagije. Tubwire Yesu turashaka kuguma muri wowe, tumaramaje mu mitima yacu. Reka dusenge. Mbabarira usenge. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka nawe ko wisengera, ubwira ibintu byose byashaka kugukura muri Kristo. Ubwire ngo ntago nakwemera kuva muri we, hari imigisha nabonyemo n'indi ntegereje, ntago nzavaho Yesu ari, kandi nawe ntabwo azaguhemukira. Mana yacu, aturijwe ryawe usenge, isengere. Bwira ibintu byose byashaka gukura muri Kristo ngo oya. Bwira inzara ngo oya. Bwira n'ubukene ngo oya. Bwira ibyago ngo oya, ntabwo nava muri we. Bwira Imana ngo hari imigisha naboneye muri Kristo, ingorane zibwire ngo oya sinava muri we. Mana turashaka kuguma muri Kristo. Sengera umutima wawe, sengera ibitekerezo byawe, bibwire ngo reka tugume muri Kristo. Umutima wawe ubwire ngo reka mbe muri we maramaje. Itangire kuguma muri Kristo, ubuzima bwawe bube muri Kristo, intambwe zawe zibe muri Kristo, imizi uyishorere muri Kristo, ugume muri Kristo. Mwami reka tugume muri wowe, reka tugendere muri wowe, reka dushorere imizi muri wowe, reka duture muri wowe, reka tugendere muri wowe, reka ubuzima bwacu bube muri wowe, intambwe zacu zibe muri wowe, icyerekezo cyacu kibe wowe. Twiyoborere Mwami. Mwami reka tube muri wowe, wiyungiye natwe muri wowe. Mwami reka imitima yacu ibe muri wowe, imigambi yacu ibe muri wowe, intambwe zacu zibe muri wowe. Bari wowe utubera umwami, bari wowe utubera umukiza. Reka tube muri wowe, reka tugendere muri wowe, reka duterwe muri wowe, reka tubane nawe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Noneho ndabona abantu benshi bicaye, n'abicaye bahaguruke, n'abicaye bihangane bahaguruke. Nanjye nongere ndarike mwarimu wanjye wandaritse aze abasengera Imana. N'abicaye muhaguruke, ugiye gusengera ubuzima bwawe. Ubwira Imana ngo nkomeza mbe muri wowe, ubwira Imana ngo reka maramaze, ubwira Imana ngo reka ngendere muri wowe,
Imana ngo reka nterwe muri wowe, reka mbe muri wowe, hatagira ikintu na kimwe kigukura muri Yesu, hatagira ikintu na kimwe gishingura ibirenge byawe muri Yesu, gituma intambwe zawe ziva muri Yesu, gituma utagendera muri we, gituma udashorera imizi muri we, ahubwo ube muri we, wubakwe muri we, wubakwe muri we, ushorera imizi muri we, uterwe muri we, ugendere muri we, ingeso zawe zise nize, imico yawe ise niye. Mana yacu, byanashoboka ko hari umuntu uri muri iri teraniro akaba yumva yaravuye muri we, kandi hakiri mu mwanya wawe. We niba uhari, urambura ikiganza tugusengere by'umwihariko. Ukaba wumva ibyaha wakoze byaragutandukanije nawe, cyangwa byarisha ubusabane bwawe nawe, we warambura ikiganza ubaye urimo tukagusengera iby'umwihariko. Urimo wavuye muri Yesu, urimo waraguye usubira inyuma, uva mu byo kwizera, uva mu rukundo rwe. Wowe niba urimo rambura ikiganza tugusengera isengesho ry'umwihariko, byongera kugutera, byongera kukubaka muri we, byongera gutuma ugendera muri we, ingeso zawe zibe nk'ize, imico yawe ibe nk'iyi. Niba urimo wowe rambura ikiganza uze tugusengere. Twamubonye mushiki wacu, haracyari mu mwanya wawe, ngwino wibere muri we. Mbonye n'undi mwene data, nawe ngwino. Murakoze cyane. Iyo wizeye Yesu ukamuha ubuzima bwawe, niyo kintu cyonyine ukora ukazapfa uticuza. Turababonye munsi, murakoze. Hari undi usigaye? Aba ni benshi mu bwami bw'Imana. Ubwo muhaye Yesu ubuzima bwanyu, ubuzima bwanyu Yesu abwakire, ubuzima bwanyu Yesu abuyobore, kandi abujyane azabugeze aheza. Mwarimu nabasengera abangaba bene data, hanyuma mwarimu nawe araza kudusengera kubw'icyo cyifuzo cyo kuguma muri Kristo. Mbere yuko dusenga, aba ni abantu bari muri Yesu bamuvamo. Birashoboka ko wowe utari wamugeramo. Yego, mukomere Imana amashyi. Birashoboka ko wowe aba bari baramwakiriye baramureka, ako ushaka utari wamwinjiramo. Icyakora uba hafi yaho abarokore bahanura, ubana nabo, usengana nabo, papa na mama, ariko utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nawe niba hari ngo nawe tugusengere, iyi ntambwe tuyirenge. Wowe wumva ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibyo ko kuba ubana n'abakristo, uzi byinshi by'itorero, ariko ngwino nawe utera intambwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Urahari nawe ngo ugire gutya? Ntacyo, mwari sengera abo ngabo. Dukomeze. Reka dusengere mwene data n'abashiki bacu, kandi rwose reka dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, wasize 99 ujya gushaka imwe gusa. Ni kumuririmbya aririmbye aravuga ngo nta wamenya imigezi wambutse. Ubu ngubu wagenza urugendo rurerure cyane mu buryo bwo mu mwuka, hakozwe operation ikomeye kugira ngo ubashyikire. Hakozwe operation ikomeye kugira ngo abangabo bashyikire. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Warwanya intambara ikomeye cyane kugira ngo uyu munsi abangabo bashyikire. Niyo mpamvu muririmbye aririmbye aravuga ngo nta wamenya imigezi wambutse, ushaka intambwe gusa usize 99. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bene mwene data n'abashiki bacu barapfukamye, kandi bisuzumye basanga bari hanze y'ubu bugingo twarimo tuvuga, bari hanze y'ubu bwami twarimo dutangarizwa, bari hanze yabwo, bari nyuma yabwo, ariko binjiye nk'abana. Ngo nawe ubemere, hanyuma ubakire mu bwami bwawe, ubakire mu bana bawe, nabo babarwe, nabo nibabarwe, nabo nibabarurwe, nibahabwe indi identification, nibahabwe indi identite itari yo bari bafite, nibatandukane ayiwe Yesu Kristo. Ngaho bandukure mu gitabo cyawe,
hanyuma mu cyo bari barimo nabo basibwe cy'urupfu, hanyuma bandikwe mu kindi gitabo cy'ubwami bwawe, nabo uhereye none hanyuma bahabwe ibyo abandi bana bahabwaga, bahabwe ibyo abana bagenerwaga, hanyuma uhereye none kandi bakure bazamuke, hanyuma nabo bazahabwa ingororano n'abandi bana, kandi umubare w'abari basanzwe nabo nibongerwemo, umubare w'abandi bana nabo nibongerwemo, kugira ngo uhereye none batangire bamamaza iby'ubwami bwawe. Uhereye none aho tutageze nabo nibagende bahagere. Niyo mpamvu umaze gucana umuriro, waravuze ngo umaze gucana umuriro urakongejejwe kandi urafashwe, uravuga ngo nta kindi gisigaye ngiye kwigendera, kuko umaze kugenda ubutumwa bwaravuzwe kugeza uyu munsi wa none. Hanyuma aho tutageze iwabo ntabwo twari twahakagera mu ngo zabo, aba nibagende bavuge ubwami, bamamaza ubwami bwawe, batangaza inkuru y'agakiza kawe, hanyuma umuriro ukomeze ukongezwe kugera ku mpera y'isi. Turagushimye tugukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Kadusabe Silveri, muhaguruke, uriya mugabo agenda abafashe, muhaguruke ajyane na mama Crescence. Uriya mugabo muce muri uwo muryango, mumanuka aho ngaho, muhaguruke dusenge Imana. Bavuze ngo nsenge, ngo nsabe Imana iduhe gushinga imizi, iduhe gushikama muri Kristo Yesu. Sicyo ngiye gusa, muhaguruka ariko agira ngo ntaba basinziriye. Uyu munsi Imana yanatugiriye neza, navuze ngo iyo mpamvu muhaguruke, korari gasigara yicara ndatangara. Muhaguruke kambabwire, murabizi neza yuko Petero yabanye na Yesu imyaka ingahe? Imyaka 3. Barasangira, bararyamana, amwoza ibirenge. 2, ubwo yiyumvira ijwi igihe Yesu yahindukaga ukundi, Yesu ari kumwe na Eliya na Mose, vango nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Petero arabibona, abibonesha amaso ye. Undi munsi arababaza, ariko abantu bagira ngo ndinde, baravati mwebwe aturi Kristo. Ariko nkubwire ngo hakomye gato, amaguru yabangira ingata, bati nyama, abati nukuri ndagacikiri, bati ni ati reka. None sibwo twebwe batubwiye kumwumva gusa no kumubwirwa tukamwizera, ni imbaraga ki dufite kuvuga ngo mwami Yesu ngo duhe? Oya, agako ngiye kurisenga. Yesu yaravuze ngo dore kizatuma muguma muri jye, dore kizatuma mushinga imizi muri jye, dore kizatuma mukorera mukomera muri jye, dore kuko yaravuze ngo yabwiye uriya mugore ngo mugore nyizera, ngo umuntu nanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Wabatese ko batuye ko ngo hahirwa umuntu ngo igiti cyatewe hafi y'amazi ndajya guterwa rwamara, wapi? Ahubwo niwe soko, haleluya, niwe soko imara inyota, kandi kumwizera soko umurimo no kumubwiriza, ahubwo ngombwa ni kimwe. Yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Bene data mbabwire nongere mbisubiremo, hari ibintu byateye nanjye ngiye gutinda, ndahita mvuga muri ADPR simvuga ahandi. Mwisi duhuje n'abandi tukagira n'ubundi bufasha buza butunguranye buturuka mu ijuru. Haleluya. Kandi abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Mwami wacu Yesu, twamaze kwezwa, turongeye twejejwe n'ijambo ryawe. Muri aka kanya tumenye neza ko ubuzima buriho none ndetse n'ubuzaza tugomba kubukesha gushinga imizi muri wowe. Kandi niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo Yesu aramfata ngo akankomeza, mpamvu njyewe sinagufata, muyobozi wa gahunda ntiyagufata, nta mwigisha wagufata, nta bishop, nta mushumba, nta padiri, nta pastor, nta mwarimu, nta diakoni, nta muririmbyi, nta muhanuzi, nta mukristo wagufata. Ariko ujuze ukadufata, iyo udufasha uradukomeza. Mwuka wera ni smart, iyi sumako ya mwuka wera niyo twemeza ko turi abana b'Imana, niyo tuma dushinga imizi muri Kristo, niyo tuma dushinga imizi muri wowe. Nanjye ndasenze ntujye ubura kubigenza. Kwiyiriza ubusa iminsi 5 byarananiranye, kwiyiriza ubusa iminsi 10 byarananiranye, kumara iminsi 3 nasengera umwuka wera byaranze. Ariko wowe ukunda itorero, muri aka kanya ubwoko bwawe ujyaga imbere y'amaso yawe, niba banza baminjakirwa
kwibagirwa ingeso zabo mbi. Nurangiza imbaraga z'umwuka wera zimanukira umuntu wese uzishaka. Oh haleluya. Imbaraga z'umwuka wera nizimanukira aba bagabo. Imbaraga z'umwuka wera kuko hari izindi mbaraga zizikamiye abantu, ariko nasenze ngo imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zinesha icyaha, imbaraga zitegeka imibiri yacu. Mwuka wera, imbaraga zawe Yesu zimanukire muri iyi mitima. Ntujye ubura uko ubigenza, ariko ngera uvomerera ubwoko bwawe. Ntujye ubura uko ubigenza. Mwuka wera nk'imvura, mwuka wera nk'amavuta, mwuka wera, mwuka wera aza muri ubu bwoko bwawe. Tugukomeye amashyi Kristo. Hari bamwe ngo nisaba imbaraga zituma dushinga imizi muri Kristo Yesu. Zanza ari uguhabwa izi mbaraga z'umwuka mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere dukubitire Imana amashyi menshi dushima Imana.